Muraho neza, mwiriwe, mwaramutse ku bandi, nizere ko buri wese aho ari amahoro aguwe neza. Mwebwe bakunzi ba Rock Inspiration TV turabasuhuje, turabahobeye hobe hobe. Abari mu Rwanda, abari hirya no hino nkuko nkunda kubasuza mwese, ni mwaramutse ni mwiriwe, ni muraho hobe hobe, mutahe ntidutahe, sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo. Aha. Uyu munsi wa none ngarutse nifuza ko tuganira uti noneho na kahe gashya kandi utuzaniye. Nifuza ko uyu munsi tuganira ku kintu maze iminsi nitegereza, ariko nifuza ko dusa nkaho tubiganiraho twasa nk'abajya inama, nubwo ngo ndi buvuge, ariko namwe hari ahantu hahari ho kuba mwatangira comments kugira ngo tujye dusa nk'abasangira ikiganiro cyangwa abasangira ubuzima, kuko ibyo tuganiraho akenshi ni ubuzima, ibyo tuganiraho ni ibintu bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero namwe mwibagirwa gusiga agakomenti, niyo kaba ari gato cyangwa se yaba ari nini, it's okay, byose ndabisoma. Mukambwira uko namwe mutekereza kuri sije runaka tuba twaganiriyeho, namwe n'ukuri inkunga yanyu mba nyikeneye, mba nyifuza. Umunsi nifuje ko tuganira ku kintu cyo kubyara, yego, kubyara mu gihe tubona se ni ngombwa, igihe washize donc kubona urubyaro, kuba twatekereza se igihe cyageze kugira ngo mbyare cyangwa se nongere kubyara. Hari ibintu tujya tubona mu bazungu, cyangwa ngo abazungu niko bameze, usanga wenda barabanye umugabo n'umugore, ariko bagatinda nko kugira gute, nko kubyara, ariko bikaba icyo gihe ari ku bushake bwabo, ariko bitavuze ngo wenda nuko wenda byatinze kuko byanze, ahubwo kuko ari ubushake bwabo. Cyangwa ukabona wenda nk'umuntu yarabyaye akabyara umwana wa mbere agatinda kumukurikiza, wenda akanyura mu myaka 5, 7, hari n'abanyuzamo 10 batarakurikiza, ariko ari ku bushake bwabo. Ubu tujye kugana ku bushake, ariko bibaye ku bushake, donc twabigenza dute? Ese kugira ngo wenda umuntu abyare hagati y'umugabo n'umugore, mba numva ari ibintu bagakwiriye kuganiraho, tukareba se igihe cyageze kugira ngo wenda tubyare, cyangwa se igihe cyageze kugira ngo dukurikize uyu mwana. Nuko bikabaho mu gihe mwembi mwabiganiye, kuko hari n'igihe usanga twebwe abadamu dufite ukuntu twikundira abana, ukumva umwana, ukabyara umwana wa mbere, wareba ukuntu agusekera, ukuntu yatangiye kuvuga ko akunda abavuga, ukabona ibintu bishimishije, ariko yamara kwigira hejuru, ndatangiye ishuri, ukumbuye akandi kana, ugatema ndashakira akandi kana. Wenda umugabo wawe ntabwo abyumva, nta nubwo anabishaka, nta nubwo we wenda kuri gahunda ye afite kuba yakongera kandi kugira mwakongera kubyara nka nyuma y'imyaka runaka, ariko wowe kuko wumva ukumbuye rwa ruhinja, uziko tujya twicara twebwe nk'abadamu kuvuga uti tuva nkumbuye impumuro y'agahinja. Nuko twabaye ngo nkumbuye impumuro y'agahinja, aho kumva ukumbuye impumuro y'agahinja, ngo ngiye rero umva ngiye kugira gute, ngiye gutandira uburyo nakurikiza, wagirirwa ubuntu bigakunda, sibyo? Ariko ntekereza ko byagakwiriye kuba ari ibintu bagakwiriye kuganiraho, umugabo n'umugore, kuko umwana aba ugiye kuza ntabwo uba uzamurera wenyine, uba uzamurerana n'uwo mubana, sibyo? Kandi nawe madamu, ese mu by'ukuri uri ready? Urumva wararuhutse, wenda wabyaye wa mbere bikuvunnye, bikugoye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko ukavuga uti se reka nongere kandi gire gute, nongere mbyara. Ariko ugiye gutekereza kongera kandi kubyara, ugifite ya depression ya wa wundi wa mbere wabanje, ukiriya ibyo bajya bita ngo postpartum depression, kwa ngo bibaho mu nyuma yo kubyara, kumva uruhangayitse, hari nubwo none usigaye umuntu akajya gucyaka usanga n'asigaye akunda kwibagirwa, kuko ibintu byabaye byinshi. Nibaza ko umuntu agakwiriye kubyara yumva ari ready emotionally, uri ready mentally,
ku buryo uvuga uti uyu mwana naza ni umwana ukwakirana ubwuzu, ntabwo aza mu munaniro mwinshi ngifite wa mwana wa mbere cyangwa se kwa kundi numva ntari bwabe tayari. Wenda mu gihe wenda hari ukuntu ushobora kubipanga gutyo ukavuga uti nzakuriza nyuma y'imyaka 4 cyangwa se 5, ariko wagira utyo ukabona umwana araje entre temps. Hari nubwo ashobora no kuza wenda n'undi ataruzuza n'umwaka umwe cyangwa se ataruzuza n'imyaka 2. Icyo gihe iyo bigenze gutyo nko ku bantu wenda bazi Imana, bemera Imana, utubona ko ari umwana uje mu mugambi w'Imana, ntabwo aje kuri gahunda yawe, aje mu mugambi w'Imana. Hari impamvu Imana yemeye ko wongera kandi ugasama. Aho ngaho nibikubaho gutyo ntuzihebe, ntuzatekereze ngo ujye kure uvuga uti Imana kuki yemeye ko ibi ngibi biba. Oya, guza gutuye ni umugisha udasanzwe Imana inyoherereje, kuko aje wenda mu buryo utateguye, mu buryo utapanze, irengagiza ibindi byose kugira ngo utazanabyara n'umwana ufite ikibazo. Wenda usanga ubyaye umwana wenda uje wenda asa nkaho adakunzwe, kuko abana niyo bari mu nda barasanta bya byiyumviro byacu twe nk'abamama babo. Rero niba aje wenda muri ubwo buryo bugutunguye, umwakirane ubwuzu, wumve wirengagiza ibindi byose. Avuga uti uyu mwana ngomba kumukunda kuva aho menyeye ko nasamye, ngomba kumukunda no kumwakira. Sibyo? Ibyo ntabwo aribyo nashaka kuvuga. Nashaka kuvuga wenda kuri babandi uvuga uti wenda ndateganya kubyara. Sibyo? Ni ibintu wowe ubwawe urimo gutekereza uti ndabipanga gutya na gutya. Umva jya kubyara ibintu wabanje kuganiraho n'uwo mwashakanye, mubyemeranyweho. Se birageze ko igihe cyo kubyara tubyara, murabyemeranywaho. Icyo gihe murebe uburyo mushobora kuba gute wasama. Noneho wowe mama uri ready, urumva uri ready mu mutwe wawe kwakira uwo mwana, uwo muntu mushya uje mu buzima bwawe. Kuko mwabantu kurera biravuna, kurera biragoye, ntabwo byoroshye. Ntabwo ndimo ndavuga financially, ndavuga kurera mu buryo bwo gutanga uburere, ntabwo byoroshye. Umubare w'abana mugomba kuwuganiraho nabyo mbere, nabyo ibyo ni ikindi. Ariko na nyuma yo kumenya kubiganiraho, mubonye uwa mbere, uwa kabiri, igihe cyahise ko aza kwiyongera ku bandi bari bahari. Ibintu mugakwiriye gupanga mukabitekerezaho, noneho mwagirirwa ubuntu ko mwabipanze akaba ariko bigenda. Sibyo? Kurera naje gusanga nta buhanga burimo, ariko nabwo bisaba yuko uba witeguye. Hari nk'abantu usanga babyara ntibagira wenda uba ufite wenda wa muntu ugufasha mu rugo wa undi wishyura, ariko burya hari n'abantu ubu ngubu usanga nta n'imiryango bafite. Donc ntufite uwo mubyeyi wo kuza kukwaramira, ntabwo ufite wa muntu uzakuba hafi mu gihe wenda urwo ruhinja wenda uruhari, uvuga uti wenda afite umuntu umfasha urwo ruhinja, none nanjye mfate akanya ko kuruhuka, mfate ayo masaha 2-3 nanjye yo kuruhuka wa mwana tutari kumwe. Uwo muntu ntabwo ufite uwo muntu wo kuba ahari mu mwanya wawe ngo abe ahakubereye, akubere maso. Sibyo? Ugasanga ugiye kujya kwinaniza noneho kurushaho. Sibyo? Ngo uba ugomba kwimenya kugira ngo umenye ngo uyu mwana araza, ibikenewe byose wenda birahari. Sibyo? Uretse ko nabyo bisigaye binagoye muri iki gihe, uburyo bwo kubareba byose byarahenze, niyo bageze n'igihe cyo kwigana n'ama school fees biba ari ikibazo. Ariko reka tuve kuri kintu kiri financial. Sibyo? Kuko sinzi wavuze ngo buri mwana iyo avutse aza yizaniye n'isahani ye, katubyemera uko nguko. Ariko noneho dushyire ikintu kiri financial ku ruhande, ariko noneho turebe muri bwa buryo emotionnellement, niba wowe mubyeyi ugiye kubyara wumva mu by'ukuri uri ready. Ugakwiriye kubyara wumva uri ready, kandi ukabyara umwana wumva ari ibintu mwaganireho n'uwo mwashakanye. Sinzi umuntu wigeze kumbwira inkuru ukuntu hari couple donc babyaye bagira umwana umwe, babyara 2. N'umugabo abwira umugore, aramubwira ngo undi wa 3, ngo nuramukubyara undi mwana wa 3, ngo uzahite umwimenyera, ngo azaba ari uwawe, uzamenye uburyo bwawe ugomba kumwitaho no kumurera.
urimo kumva kuko umugabo muri we yari afite mu mutwe yo kubyara abana babiri, ariko umumama ashaka kubyara abana nka batandatu, akubitaho uwa gatatu hari ibintu batumvikanyeho n'umugabo, akubitaho uwa kane, akubitaho uwa gatanu, akubitaho uwa gatatu, ba bandi bose baje batagize, kandi atari uko mu by'ukuri bari bagifite icyo bakennye, ahubwo ni uko umugabo we muri we yari afite yuko agomba kubyara abana babiri. Umugore yifitiye gahunda yo kubyara abana akuzuza, ngo bari bafite salle à manger ifite intebe niba ari zari 8, niba ari zari zingahe, arimo kuvuga ngo ntabwo azaruhuka izo ntebe zose zitabanye abazicaraho. Umva we ashaka kubyara abana benshi, umugabo ntabwo abishaka. Byarangiye bigenze gute? Bashwanye, baratandukana. Rero ntabwo byagakwiriye kugenda gutyo, ahubwo byagakwiriye kuba ari ikiganiro mugenda, wenda wo ukunda abana mukigirana mbere, yego mukigirana mbere yuko munabana, ukunda abana ariko wenda we ntabyo, ariko murebe uburyo mubihuza, ku buryo abo bana baza mu isi bakunzwe n'ababyeyi bombi. Kubwo kubona hari umubyeyi umwe wenda ukunze umwana cyane cyangwa se ukunze abana cyane, ariko undi mubyeyi atabakunze kubera ko baje we atabishaka. Ndavuga ati abangaba bashobora kuba wenda baje kunyishyikira business zanjye, yabaje kugira gute, ntabwo mbizi uburyo yabitekerezagamo, ariko ukumva yuko ntabwo we yigeze ateganya kubyara abana benshi, ariko we madamu urabishaka. Ariko niba wumva uri ready, biganire n'umugabo wawe, biganire n'uwo mwashakanye, hanyuma murebe uburyo ibintu mubishyira ku murongo bikaba mu bwumvikane, nta kuryamira mugenzi wawe. Nifuza kubaganza kuri icyo ngicyo icyo kintu cyo kubyara, kuko kubyara ntabwo ari ibintu wagakwiriye gukora gutya. Hano ukuntu mu bazungu usanga ajya gutekereza kubyara umwana yaramuteganyirije uburyo azabaho, uburyo azavuka, aho azavukira, natangira kwiga haziga yaramuteganyirije, yaba iyo maternelle ugakomeza primaire, secondaire, dusanga donc umubyeyi yateganyirije umwana we ibyo azakenera byose. Niyo mpamvu usanga kenshi abazungu usanga hari bibyarira umwana umwe, babaye benshi ugasanga ni babiri, ariko ugasanga kuko yaramuteganyije akantu kamwe kose ku kandi. Sinzi rero natwe niba igihe kigeze kugira ngo twadopte uwo muco wo kumenya uburyo dukwiriye guteganyiriza abana bacu tutaranabazana mu isi, kuko baba baraje atari bo babyise kugira ngo bavuke, ariko twebwe tuba twarababyaye kuko twebwe twabishakaga kubabyara. Rero mpamvu tugomba kugira gute? Kubanza kubateganyiriza. Natwe nimbaza ko ari umuco mwiza twagakwiriye kwadopta, ugereranyije naho isi irimo iratujyana uyu munsi wa none. Usigaye yumva abanone bavuga ati wana ubu no kubyara umwana umwe nabyo bisigaye ari ikibazo. Ariko mureke abakiri hasi cyangwa se abatarabasha kugira izo ngo no kubasha kugira gute kubyara batarinjira muri icyo gihe cyo kugira ngo bubake urugo, babashe no kwagura umuryango. Twige cyangwa se mwige guteganyiriza abo muzabyara, kuko bizabafasha n'imbere hanyu ku buryo mubaho mudahangayitse. Murakoze cyane, murakoze kuntega amatwi, mukomeze mudutere inkunga kuri Lauryn Inspiration TV, mudukurikirana, muduha comment, musharinga ibiganiro byacu, niba kigufashije ushobora no kugisangiza mugenzi wawe maze bikagera kure. Murakoze cyane, Imana ibampere umugisha.